ubu ngiye kukwereka ikintu gishobora kuba kirimo kukwica buhoro buhoro. Niba ukirya buri munsi ubuzima bwawe buri mu kaga. Burya ibi si ibiryo gusa, ahubwo bishobora no kuguhitana. Turavuga isukari, right? Wari uzi ko abantu barenga 1,5 miliyoni bahitanwa n'indwara ziterwa n'isukari ku isi buri mwaka? Birababaje. Uretse gato, kubera ukuntu wikundira agasukari mu buzima bwa buri munsi, ushobora kumva ndi gushima hababaza. Ariko uretse mbanze nkubwire, numara gusobanukirwa n'ibibi byose biterwa no gufata isukari nyinshi, ndakurahiye ntabwo uzongera kuyitekereza. Niba ukunda gukoresha isukari buri munsi, menya ko utazatandukana n'ikibazo cy'indwara ya diabete yo mu bwoko bwa kabiri. Diabete yo mu bwoko bwa kabiri iterwa no ko umubiri ubananiwe gukora umusemburo wa insuline, ari wo ufite uruhare mu gutuma glucose cyangwa se isukari twariye ikwirakwira mu maraso hose tukabasha kugira imbaraga. Niba rero urya isukari nyinshi ugereranyije na insuline umubiri wawe ushobora guproducinga, umenye ko bizarangira urwaye indwara ya diabete. Ikiruta rero ni uko wakwirinda kurya isukari mu maguru mashya. Turacyavuga ku bubi bw'isukari. Niba ukoresha isukari mu byo kurya cyangwa ibyo kunywa bya buri munsi, menya ko uzagira ikibazo cy'umubyibuho uri hejuru cyane, aricyo twita obesity. Isukari igira amakarori menshi cyane, iyo yinjiye mu mubiri wacu ntitubashe gusohora ayo makarori, bituma tugira ikibazo cy'umubyibuho uri hejuru. Umubyibuho uri hejuru ushobora kugutera ibibazo by'umutima, umuvuduko w'amaraso wawe ukajya hejuru ndetse n'ibindi. Wakora iki usibye kwirinda isukari kugira ngo ukomeze kugira ubuzima buzira umuze? Reka nkwibarize gatoya, aho iwanyu mu muryango murumva bishoboka kuba mwareka isukari? Manuka hasi muri komenti uduhe igitekerezo cyawe. Ibi byo biteye ubwoba cyane. Uko ugenda ukoresha isukari umunsi ku munsi, umenye kuri kwangiza imikorere y'ubwonko bwawe. Ibi ngibi uzabibwirwa nuko umunsi ku munsi uba wumva ushaka kwinywera utuntu turyohereye gusa. Nubikomeza umenye yuko wamaze kubatwa n'isukari, kandi ibi ngibi biragusunikira guhora wumva unaniwe, imikorere yawe y'ubwonko itagenda neza, kandi ugira ikibazo cyo kwibagirwa cyane. Nahawe rero kugira ngo ufate icyemezo wirinde isukari aka kanya. Isukari ituma umubiri utagira ubudahangarwa. Niba ukunda gukoresha isukari nyinshi, umenye kuri kugenda uca intege ubwirinzi bw'umubiri wawe, abasirikare b'umubiri wawe bari kugenda bagabanuka. Ibi bizatuma ukunda kwatakwa n'indwara nyinshi zitandukanye, cyane cyane indwara ziterwa na virusi ndetse na bagiteri. Ni hahandi uzasanga buri gihe cyose uhora urwaye ibicurane ndetse n'inkorora. Nta muntu udakunda kugira uruhu rwiza, sibyo? Ariko niba ukoresha isukari nyinshi umunsi ku munsi, umenye ko uruhu rwawe rutazamera nk'uko urwifuza. Isukari ni mbi cyane kubera ko iragenda ikica umusemburo wa collagen utuma uruhu rwacu rubasha kumera neza. Hanyuma ugatangira kugira ibibazo by'iminkanyari, imburagihe, uruhu rwawe rugahora rukanyaraye ndetse n'ibindi bibazo bitera uruhu. Icyo wakora ni ukuzibukira isukari burundu. Ibindi bibazo bishobora guterwa n'uko ufata isukari nyinshi umunsi ku munsi ni ukugira ibibazo by'umwijima ndetse no kurwara amenyo hamwe n'ibindi byinshi. Aka kanya ushobora kuba uri kwibaza ukuntu ushobora kureka isukari ukabishobora. Nibyo biragoye kuko nanjye byambayeho. Nanjye nabaye addicted ku isukari igihe kitari gitoya, ariko maze gusobanukirwa n'ububi bwayo, mpitamo kuyireka kuko nakunze amagara yanjye kurenza isukari. Nawe wabishobora, ushobora kubigerageza bigakunda. Ariko humura ngufitiye igisubizo. Igihe cyose muri iyi si yacu haba hari ubundi buryo. Hari ubundi buryo ushobora gukoresha ukirira ndetse ukinywera ibiryohereye ariko utisha n'ubuzima bwawe. Ubwo buryo nta bundi ni ugukoresha ubuki. Ubuki ni umuti karemano w'ikirenga twifitiye hano ku isi yacu. Ubuki buraryohereye kandi burya bugira n'ingaruka nziza ku buzima bwacu, kubera ko ubuki bwongera ubudahangarwa bugatuma umubiri wacu utabasha kwatakwa n'indwara nyinshi zitandukanye. Ubundi buryo ni ugukoresha isukari ya stevia iboneka mu kimera cya stevia. Iyo sukari ya stevia iraryohera kandi igira n'umumaro mwinshi ku buzima bwacu. Isukari ya stevia igira uruhare mu kugabanya umuvuduko uri hejuru w'amaraso, igira n'uruhare mu kugabanya isukari yo mu maraso kuri ba bantu bagira ikibazo cya diabete, hypertension ndetse n'umutima. Gukoresha stevia ni igisubizo cyiza rwose. Ubundi buryo ni ugukoresha imbuto.
Imbuto ni nziza cyane kubera ko zigira vitamine nyinshi cyane umubiri yacu ikeneye. Koresha imbuto aho kugira ngo ukoreshe isukari, bityo uraba wiyubakiye ubuzima bwawe kandi biragufasha no kuramba. Nshuti yanjye nkurikiye, ese wakunze kino kiganiro? Manuka hasi muri komenti hanyuma ubimbwire, uraba unejeje umutima wanjye. Reka nkwibutse gukanda subscribe, gukora share ndetse no gukanda kukazogera kugira ngo utazacikwa n'ikiganiro ngiye kugutegurira kizagufasha guhangana n'ingaruka ushobora kuba waratewe n'isukari tumaze kuvuga haruguru. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda. Bye.